imboni yanjye nabajije yambwiye ko muri iki gihe abarundi bari kwirinda ko drone zahagurukira mu bice byabo iwabo mu gihugu cy'u Burundi kubera ko baje kubona ko bishobora kuba byababera nk'uko byagenze ikisangane. Nibwo rero habaye imirwano yo kongera kubasubiza inyuma bakubwira ko bamaze kuva muri tuno duce bagiye kure, kandi abari muri Masisi bakatubwira ko imirwano ikomeje kuba. Nta kindi rero gihari nkuko twagiye tubivuga muri teritwari ya Masisi, igihari ubona ko FARDC na coalition yabo bashaka kugira gute kugaruka muri Masisi, ariko bakaza cyane cyane mu mujyi wa Rubaya. Maibu kutoka Risi, kutoka Israeli, kutoka Amerika ndio wanaingia hapa na bote wanaenda wanasema maisi kumbili mpaka bakamate Bukavu na Kamanyola. Juu le 30 Kisekedi anapanga fete ya independence, le 30 ya mwezi independence, fete itafanyika Bukavu na Goma. Ibihe byiza kuri mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uherereye mu bice bitandukanye. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana, nkwifurize ibihe byiza wowe udukurikira umunsi ku wundi. Amakuru yo kumanywa tugiye kuba tugiye kureba bimwe mu bivugwa kuri aya manywa, amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa mu bice bitandukanye, ariko tugiye kujya muri Sud Kivu aho tujya mu Minembwe. Twongere tujye muri Masisi nayo yaramukiyemo imirwano, yaramukiyemo amasasu menshi. Njyewe ni Mekika Iranga, iyi ni Bwiza TV, ndaza kuba kandi kumwe na mugenzi wanjye Simon aho tuza kuba tureba amakuru avugwa mu bice bitandukanye. Reka twumve Damasi hanyuma tugaruke tuva imuzi uko yagiye bigenda, dore ko muri Masisi babwira ko M23 rwose yajyanye ngo umusado uhagije nyuma yuko Wazalendo, FARDC, FDLR nabo bakomeje kugaba ibitero cyangwa se bajoga ibitero, kuko mu gitondo bageze muri centre ya Kawere ndetse bari bageze no mu duce. Iro byatumye M23 nayifata ingingo, ndetse bakubwira ko afande Makenga yohereje rwose umusado uhagije, ndetse yohereza n'abasirikare bakuru kugira ngo bajye guhangana n'iki kibazo gisa nk'icyageze gute nk'ikimaze igihe kinini, aho ubona Wazalendo zigumya kwirukanka cyangwa se zigumya kugaragara mu bice bya Masisi cyangwa ziza kubuza umutekano abaturage. Banana Bwiza TV naho mukanya. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti bayamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Tugarutse mu kiganiro cyacu, ndakubwira ko uyu munsi mu gitondo nibwo twagize amakuru yavuga ko Abazalendo, FARDC ndetse na coalition yabo yose muri rusange bari bagabye igitero mu duce dutandukanye dutuwe n'abaturage, mu duce n'abaturage ba Masisi, maze bajya mu midugudu imwe n'imwe aho bagiye gutera AFC M23 muri position za Kawere, ndetse imirwano ikaba yari Kawere, Nkokwe no mu bice biri hafi ya Cyugi za Gasenyi niho imirwano yariri.
byaje kurangira rero amakuru tubonye muri akanya tuje mu kiganiro nuko M23 yabashije kugira gute kwirukana ino coalition mu buryo bwo kubigiza hirya, ikaba yabirukanye ibasunika ibasubizayo, dore ko yari imirwano bavuga ko itoroshye, yari imirwano ikomeye, yari imirwano bakubwira ko nibura Wazalendo na FARDC bari baje bagera mu bice bya Kawele, bagera kwa Muhunde na Gasenyi na hano Nyakigano, ngo bashobora kuba bahagaragaye. Nibwo rero habaye imirwano yo kongera kubasubiza inyuma, bakubwira ko bamaze kuva muri tuno duce bagiye kure, kandi abari muri Masisi bakatubwira ko imirwano ikomeje kuba. Nta kindi rero gihari nkuko twagiye tubivuga muri teritwari ya Masisi, igihe ubona ko FARDC na coalition yabo bashaka kugira gute kugaruka muri Masisi, ariko bakaza cyane cyane mu mujyi wa Rubaya, bakaza mu mujyi wa Rubaya aho bashaka kuza kuba bahafata cyangwa se bakaba bahagera, bakakomeza no mu bindi bice, dore ko bo akenshi bavuga ko bagomba gukomeza bakagera mu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ni imirwano iri kuba mu gihe izi mpande zombi buri munsi zidasiba kuvuga ko ziri kubahiriza amasezerano n'ibiganiro bya Doha, ndetse impande zikagenda zishinjanya zivuga ko umwe ari we wagize gute warenze kuri aya masezerano. Ibi rero byakomeje kugaragara, ndetse AFC M23 yagiye igaragaza ko uruhande rwa Kinshasa cyangwa se uruhande rw'ingabo zabo, coalition yabo, ari rwo rutajya rwubahiriza amasezerano ndetse rukomeza no kwica abaturage. Urebye neza nko kwitangazo M23 yasohoye mu kanya gashize nko mu isaha imwe tugiye gukora kino kiganiro, iravuga ku bitero byabaye muri teritwari ya Masisi, ndetse byicamo abana, byicamo umwana n'umugore niho bapfuye, abandi barakomereka. Bikaba ari ibitero bikomeje kugabwa n'ingabo zihuriye hamwe, ingabo zirimo ingabo z'u Burundi, zirimo FDLR, zirimo FARDC, zirimo Wazalendo, abo bose bakaba barwana na M23 bavuga ko bagomba kubohora ibice M23 yamaze gufata, nubwo bakiri mu masezerano ya mahoro ya Doha cyangwa se na Washington bakunze kuyagarukaho. Babwiye rero M23 mu itangazo kizagaragara yavuze kuri itariki 9 Kamena 2026 aribwo igaragaza nyine ko ku ntambara bashyizweho, bavuga ko ku ntambara bashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, bavuga ko aribwo habaye ibitero muri teritwari ya Masisi. Bavuga ko kuri uyu wa kabiri itariki 9 Kamena 2026 isaa 7 z'ijoro, ubwo ni saa 7:05 za mu gitondo, ingabo z'ubumwe bw'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero ku gace gatuwe cyane ka Gasenyi mu karere ka Masisi. Igitero ngo cyahitanye ubuzima bw'umugore w'imyaka 80 n'umuhungu w'imyaka 13. Abandi baturage benshi bakomeretse, mu gihe mudugudu wasahuwe ku buryo bugaragara n'abagize iri huriro ry'ingabo rya Kinshasa. Iyi ni M23 ibyanditse ndetse bivuga nk'uko rero twabivuze, ni ukuvuga ngo urebye neza amafoto tudashobora kugaragaza, kuko ugiye ku rubuga rwa Lawrence Kanyuka agaragaza n'aya mafoto y'abantu bapfuye, uyu mukecuru wishwe n'uyu mwana. Mu by'ukuri n'amashusho wavuga ko ababaje cyane, tutakurirwa twereka abantu kusije ko na polisi ya YouTube itabyemera, ntago biri unprofessional, ariko mu by'ukuri birababaje urebye aya mashusho. Zino FDLR, Wazalendo, hamwe nta miyaga zishyiramo, nta mbabazi zigira, ko abaturage nibo bakomeza kwira gute kubigenderamo. Hanyuma M23 ikakomeza ivuga ko kuri uyu wa kabiri kandi isaa 11 za mu gitondo, ingabo z'ubumwe bw'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi zakajije umurego mu kugaba ibitero icyarimwe mu duce twa Gakenke, Bidegu, Rugezi na Mikenke. Ngo bino bitero birimo gukorwa hari kwifashishwa imbunda nini, ingabo zirwanira ku butaka, ndetse n'ibitero by'indege byakozwe na drone z'intambara zirimo Kamikazi na Ket 6 zigatera ibisasu
byibasiye abaturage b'abasivili ndetse hano benshi bakomeretse muri iki gihe turimo tuvuga aya makuru. Wenda turaza kugira kubona detaye zabyo kuko turi buze kuba twavugana na Colonel Rugabo nkuko yabitwemereye ko ari buze kutuvugisha amaze kumenya matokeyo y'urugamba uko yagenze, kuko mu gitondo ubwo twavuganaga na Colonel Rugabo yavugaga ko imirwano irimo. Ubwo twavuganaga mu gitondo tumaze uko Minembwe haramutse, yatubwiye ko imirwano irimo ndetse bakomeje kurwana kandi ko ingabo za twirwaneho zikomeje guhangana n'umwanzi w'iri huriro ry'izi ngabo za FARDC zirimo FDLR, Wazalendo, abacanshuro ndetse n'abandi benshi. Hanyuma akakubwira ngo ndacyasoma rya tangazo rya AFC M23, itangazo rivuga ku byabere hariya, babwira ko ngo iyi ntambara yashyizwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo AFC M23 iributsa ko inshuro nyinshi ko yamenyesheje abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ku bitero bigabwa ku basivili. Yongeye kwibutsa ko yagize gute, yagabweho ibitero inshuro nyinshi. Nanone AFC M23 bati twongeye gushimangira kwiyemeza kurengera kurinda no kurengera abaturage b'abasivili ndetse n'imitungo yabo. Iyi ni AFC M23 iri kubivuga, ivuga ko biyemeje kurengera abaturage no kurinda ibyabo. Niko Kanyuka yanditse avuga. Hanyuma tukiri Masisi, ni ukuvuga ngo icyo nakubwira cyo nuko hariya muri Masisi ho hari imirwano ikomeye, ndetse babwira ko rwose hariyo bamwe mu basirikare bakomeye ba AFC M23 bagiyeyo guhangana n'iki kibazo, ndetse ngo bahawe inshingano zo kuba bigizayo ibi bitero bikomeje kuba biza. Simon, ndakwakiriye. Yego bwana Meki, amakuru y'iminsi? Amakuru ni meza. Nari ndimo mvuga ku bitero byabaye muri Masisi ndetse byaje no gutuma M23 isunika ihuriro rya Kinshasa, ariko ndakwakiriye. Tujye muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu mumeze neza? Ariko kuvuga gake bwana Meki. Ndi kuvuga nti muri Sud Kivu mumeze neza? Sud Kivu tumeze neza. Tubwire wowe uri Kamanyora ndetse no mu bice bihegereye, ubu Kamanyora imeze gute? Ko abantu benshi tuganira nabo batubwira ko umwuka w'intambara cyangwa se hari abantu ubona ko hari muvoma cyangwa se n'abaturage ubwabo barabona ko hari ikintu kigiye kuba. Bon, Kamanyora ni sawa kubera ko nyine kuva M23 asubira inyuma nyine yahise ifungira Kamanyora bona Gatogota. So rero yenda ikintu kihagaragara ni urujya n'uruza nyine rw'abasirikare benshi. Yego. Ariko nyine bakomeza n'amapatrouille menshi, bakomeza biranamo nyine bajya hirya hagana Katogota. Ariko na cyane uretse n'ibyo ukomeza humva nyine abakongomani bavuga ngo bagiye gusubirayo. Abakongomani bavuga gute? Bavuga ko bavuga nyine ngo M23 igiye gusubirayo, ngo izarekure Kamanyora, irekure Bukavu, ndetse ngirekure Goma ngo birangire isubiye Bunagana. Abakongomani bo muri Kamanyora nibo babivuga? Bamwe nyine na bamwe niko busanga barimo bavuga. Benshi baravuga ko M23 igiye gusubira aho yaturutse. None siravi wabigehe yakoje abakongomani barasetsa rwose cyane. Bakomeza bagendera nyine kuri ibi bitambuka kuri za social media. Bitambuka kuri za social media nyine bivuga ngo Amerika ngo yategetse ngo baveyo. Bamwe nyine bo bumva bimwe bikomeza bitambuka bakavuga ngo nyine byanze bikunze niko biri kugenda. Banabona cyane nuko barekuye za Sange za mbese plane yose bakaba baragarutse Katogota. Bakavuga ati na bya bindi burya byose birashoboka ko bazasubira inyuma bakarekura Bukavu ndetse na Goma. Uko urebye neza uretse wenda nkumvishe ino audio guma kuri telefone ikumvishe, naje kwiyumva sanga rwose abagumani barasita cyane. Ndetse cyo kuza batanga amakuru agaragaza uko ibintu bihagaze ndetse n'ibyo batekereza bo ubwabo, uko barakubwira ko haje ingabo nyinshi muri Ruvungi, ingabo z'abakomando ba Hibu. Ni nako haje muri Buvira, ariko barakabye bakavuga ko ngo ari ingabo zigera ku 5,000 zaje
zaje muri mu gice cya Ruvunge, aho bagomba bitegura gufata Kamanyola bagafata n'umujyi wa Bukavu. Noneho bakanavuga ngo bagomba Tshisekedi ngagomba kwishimira umunsi wa independence ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ari mu mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma. Ngayo nguko reka twumve ubyumve. Kijana wako Tofe wangu alitoka Kamituga juzi wa juma nyesha, anafika Bukavu akafanya siku 2 pale, akashuka Bukavu. Alishuka Kamanyola tangia siku ya posho, tangia siku ya 3 biko Kamanyola hakuna njia, hakuna. Leo ndo banabahatisha wakumake kunilia kunegosia, ndo banatoa mafranga ndo hivi analala sangi na leo hapo vira kunaingia basoda, usikie tu usikie kunaingia 5,000 soda baibu kutoka Risi, kutoka Israeli, kutoka Amerika, ndo wanaingia hapa na bote wanaenda wanasema maisi kumbili mpaka bakamate Bukavu na Kamanyola. Juu le 30 Tshisekedi anapanga fete ya independence. Le 30 mwezi independence, fete itafanyika Bukavu na Goma. Maski ndio wanasema ole akukia kuangaikia kwanza Bukavu, abakie kwanza kule asikilizie hii juma 2 yenye itapita. Juma anasema ifike le 15 Bukavu Goma za kwa tombe. Maski na yeye kiana wetu Tofe anasema sema ndo habari banapata kule, sema hisi kumbili watapigana. Ndio basoda banaingia sana, bifau unaingia ya ajabu, biko naenda tu mpleni bote kuna bote mpaka Luvungi. Magari leo nashinda nasoma ni basoda 5,000 ya basoda wanaingia kutoka Israeli, kutoka Risi na kutoka Amerika, na bazungu biko ndani. Okay, wabyumvisha ibindi sima ko bikumvisha si byiza. Gusa barakabya ngo hayinjiye 5,000 bivuye mu Burusiya, bivuye muri Israeli no mu Misiri, ngo by'abahimbu bagomba kujya gute gufata umujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma, kandi ngo bitarenze itariki 15. Uyu mwuka ni nawo uri muri Kamanyola n'ibyo abantu bumva. Bwana Meke, buriya muri rusange abantu bakomeza bavuga nyine niko nyine baba bari, urumva bafite ibitangazamakuru byabo bikomeza bibabwira ibyo ngibyo. Mu by'ukuri n'uyo ukurikiye umuvumo ihari ubona hari gahunda koalisiyo ifite yo kugira yo gutera. Yego. Kubera ko gahunda bafite rwose n'ugutera ngo bakongera bakisubiza kwanza Kamanyola, bakaboneraho bakisubiza Bukavu bakomeza na Goma. Rero bishobora kuba nari byo ko izo ngabo zamenetse, kubera ko gahunda iri muri koalisiyo niyo kumena ingabo kugira ngo barebe uko barekipera Kamanyola. Bakimara kuyirekipera ngo bazaba bamaze no gufata umujyi mu by'ukuri wa Bukavu. Bo bazaba bamaze gufata umujyi wa Bukavu. Yego. Ariko abagabo rwose gusa icyo nakubwira nubwo bimeze gutyo no ku ruhande rwa M23 ntabwo batuje. Mu by'ukuri niyo urebye ubona nabo hari imyiteguro runaka ihari ikomeye cyane, mbese ubona baticaye, kubera ko niyo ureba ko haba ku manywa haba ryari ubona mu mpoma za vaevie nyine ubona ko nabo barabizi neza ko nta kosa bagomba gukora. Urujya n'uruza rwa Kamanyola na Uvira ruracyafunze, bihagaze bite? Oya, bari bafunze mu minsi yashize, abazarendo bari bafunze plene, ariko sinzi uko byagenze mu bongeye gufunga ejo bundi muri weekend niho bafunguye. Abantu bari kugenda bakava mu bice bya M23 binjira mu bice bya koalisiyo, kimwe n'abavayo nyine binjira mu bice bya M23 byose. Abazarendo bongeye gufungura umuhanda, barawufunguye. Ariko se abantu bagenda bisanzuye? Abantu baragenda, nta mabariyeri menshi ahari, ubona hari amabwiriza bahawe. Baragenda rwose, nta kaseri nyinshi zirimo, ubona ko hari itandukaniro na cyagiye cya mbere. Yego. So hanyuma wenda turi aho ngaho mu bindi cyangwa se mu misozi ho bihagaze bite? Za Rubarika, misozi za Kaziba, ko benshi bumva bavuga ati nyamara hano hari muvoma igaragaza ko ibintu bitari ishyashya. Yego, muri iyo misozi niko bimeze. Muri iyo misozi ndetse n'amakuru ahari nuko muri kiriya cyumweru cyashize habayeho
deplacement y'ingabo nyinshi za coalition aho zavaga muri plene ubona zizamuka zerekera mu misozi kubera ko mbese mu mitwe yabo ngo bafite gahunda yo kwataka Kamanyura ariko cyane bahereye muri iyo misozi ya za Rubarika urumva yego ndumva ibintu bitoroshye wa mugani ndumva bitu binaharibika binaribika mugani wawe bitu binaharibika kabisa Simon wenda reka nkureke tujye no mu yandi makuru wenda turaza kongera murakoze cyane bwana Meki yego sawa yes uyu yari Simon umwe mu babarizwa hariya mu bira bice dore ko aba muri ice cyegereye Kamanyura arahakorera twabazaga uko situation yahariye ihagaze reka turebe no mu makuru yandi mu bice bya Poezero tujye muri Bidegu tujye n'ahandi turebe nuko bihagaze amakuru yakomeje kuba avugwa nayo tugende tugira gute tuyajyamo yes dukomeje ikiganiro cyacu nkubwire ko tugisubiye muri Sud Kivu ku mugoroba w'ejo ubwo twari tumaze kurangiza ikiganiro nibwo twamenye ko hari abahibu bavaga mu bice bitandukanye bwavaga mu Burundi abandi bava Karemi abandi basohoka muri Uvira bajya muri za Makobora ngo berekeje za Minembwe kujya kwataka twirwanaho nyuma yuko yabakuye mu gice cya Mikenke na makuru twari muri zacu rero aho nanone kandi hano muri iki gitondo habyukiye imirwano itari yoroshye imirwano navuga ko yari ikomeye ndetse biza no kwemezwa n'umuvugizi wa twirwaneho Colonel Rugabo agaragaza ko ibice bitandukanye byatewe ndetse ni nabyo bice AFC/M23 binyuze mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka nawe yararimo avuga ko ibice byagize ibitero bitandukanye byabagabweho imboni zacu kandi zatubwiye ko usibye ibyo ngibyo gusa by'ibitero bigaragara nk'ibiri muri biriya bice hari n'ibindi bintu bigaragaza ibintu biri kuba muri kiriya gice bakubwira ko nko mu Burundi havuye ingabo nyinshi cyane zijya gutabara abari bakubitiwe mu bice bya Mikenke dore ko urugamba rutigeze ruborohera hanyuma ikindi gihari nuko twagize n'andi makuru avuga ko hari abacanshuro bagera kuri 33 abacanshuro bagera kuri 33 nabo bavuye Karemi bavuga ko bazanye amadrone baza bavuye Karemi bagomba kujya muri Poezero amakuru avuga ko bagomba kujya kuri Poezero aho bagomba kurwana ariko bakoresheje imbunda nini z'imisada barakoresha imbunda nini z'imisada ubwo n'imbunda zitandukanye zirimo imbunda zitera amabombe barakoresha mu amadrone kuko bavuga ko bazanye amadrone hariya mu bira bice bagomba kuba baba deployed mu bice bitandukanye kugira ngo bafashe ingabo za Congo FARDC kuba igice cya Poezero kitagenda imboni yanjye nabajije yambwiye ko muri iki gihe abarundi bari kwirinda ko drone zahagurukira mu bice byabo iwabo mu gihugu cy'u Burundi ko baje kubona ko bishobora kuba byababera nk'uko byagenze ikisangane bahisemo kubwira Kongo ko zigomba kujya zihagurukira za Karemi zikazara cyangwa se bagakoresha amakamikazi ari mpamvu ubona ko muri iki gihe bari gukoresha za kamikazi ni bita Ket6 arizo zikora zivuye hafi aho ngaho ari nayo mpamvu yo kuba aba bacanshuro bajya muri biriya bice cyangwa se begera urugamba bagenda baza bagera hafi ubundi urebye neza drone bazikoreshaga bakoreshaga za CH4 cyangwa se izindi drone zindi zataka ariko muri iyi minsi bakoresha drone ziri mu bwoko bwa kamikazi cyangwa se drone zibasha guhagurukira hafi batiriwe bagira gute bazahagurutsa mu kure ikindi kandi bafasha kuba begereye urugamba umuntu rero yavuga ko urugamba rushobora kuza kuba rugenda rukomera cyane ndavuga hagati y'aba basirikare bombi yaba twirwaneho yaba na coalition ya FARDC kubera ko coalition ya FARDC iragumya kuri forcinga kandi iracyashaka kurasa mu bice bituwe n'abaturage abaturage bo Minembwe bivuze ko rero igihe barakomeza kurasa mu bice bituwe n'abaturage bo Minembwe nta kindi twirwaneho ishobora gukora
usibye kugira gute gukiza abaturage. Nacyo cyonyine tunavuga ko gishoboka hariya muri Masisi naho hari ikibazo gikomeye cyane, aho bakubwira ko koalisiyo gukomeza kwataka kuza kurasa mu baturage no kwica abaturage biza gutuma M23 nayo ifata ingingo zo kugira gute kujya kure. Ndetse munarebye n'amatangazo AFSM turi gusohora, n'amatangazo avuga ati twarababuriye, twababwiye inshuro nyinshi cyane, tugiye kuba dukora natwe ibyo kurinda abaturage no kurinda ibyabo. Kandi n'umwe ajya kureba ugasanga nko mu makuru menshi agenda agaragara koalisiyo yo ikikora n'iki iza yica abaturage, inica inasenya n'amazu yabo cyangwa se inabatwikira. Nibyo bintu ubona ko koalisiyo iza ishyize imbere. Ibi byose rero bigakumya kugaragara ko still intambara iracyari intambara y'imberenge, biracyakomeye. Ubona ko bishoboka ko iyi ntambara ishobora kuza kugera kure. Hanini ukabona ko koalisiyo niba bakubwira ko bahawe itegeko ryo kuba barwana bagafata Bukavu ndetse na Uvira ndetse na Kamanyora n'umujyi wa Goma, kandi bakavuga ko Tshisekedi ngo ku itariki 30 agomba kugira gute agomba kuza kwizizamo independence, bivuze ngo ashobora no kutazamo, ariko mu by'ukuri intasi kabaye bakubata umukuru w'igihugu azaza kugira gute kuhakorera iminsi mikuru. Ibi rero bishobora gutuma ibintu biza kuba bigorana, biza kuba biba ibindi ni nko kongeza umuriro, kuko kubwira abasirikare ati mugende umukuru w'igihugu azaza kuhakorera iminsi mikuru, mugomba kuhafata. Nubwo bakabya kuvuga ngo haje 5,000 by'abahibusi, ntekereza ko igihugu cyakoreza abasirikare ba special force bangana gutyo 5,000 ni benshi cyane, niyo cyane aboheza, ariko sinibaza ko aboheza mu gice kimwe. Ukurikije uko ubona ibintu bimeze, ubona ko bitakunda bitakunda. Ariko nanone wareba ugasanga aho urugamba rugeze, ubona ko Kinshasa yamaze kwirengagiza ibijyanye n'ibiganiro, yamaze kubyirengagiza, ahubwo ihitamo kuvuga ko bo bagomba kurwana mpaka babohoye ibindi bice birimo M23, mu gihe kandi aba bose mu mvugo zabo bavuga ko bakomeje no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. Wajya kureba no na M23 ubu muri iki gihe iri gutanga ikintu kimeze nka warning cyangwa se gutanga integuza ko ishobora kugira gute gufatiraho igafata ibice bitandukanye, kuba yakomeza urugamba, izirukana koalisiyo ikayegeza kure. Bishobora gutuma rero ibiganiro by'amahoro bya Doha cyangwa se ibivugwa nk'abahuza bakunze kuvuga bagaragara ko bagomba guhuza izi mpande zombi, bishobora kuba bigiye kwirengagizwa. Ari naho dukunze guhera tuvuga tuti umujyi wa Karemi, Baraka, Fizi, Kamituga bishobora kuba bigiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko koalisiyo nayo ivuga ko bagomba kurwana bakanyura za Mwenga bagafata izaho plateau Kasika bakakuramo 23. Bavuga ko bagomba gufata Minembwe bakajya n'ubundi muri ho plateau. Bavuga ko bagomba gufata n'ibindi bice bindi bitandukanye. Ari nayo mubona ko bafite ibitero biri simultane biva mu bice bitandukanye, biva mu bice bya Masisi, ibitero biva mu bice bya ashaka kunyura hejuru muri ho plateau, muri za Mwenga, kunyura muri Fizi. Uru ukabona ko aho bigeze intambara ishobora kuba igiye kuba yahindura isura, M23 nayo igafatiraho ikajya kwarwanya, cyane ko nko muri Masisi ho intambara ubu turi mu kiganiro, intambara gikomeje, kandi M23 yagize gute yabashije kwirukana rino huriro mu bice bari bagerageje kuzamo. Ubwo ni ibice bya bice bari barakuyemo mu cyumweru gishize, gusa koalisiyo ikaba igifite ibirindiro za Gatoyi, igifite ibirindiro muri za Kadahandwa, ifite ibirindiro mu bice bya Kazinga. Gusa bavuga ko nk'ubu urugamba rwaberaga mu kanya muri za Nkoko ariho bari barimo barasanira barwanira. Urumva rero ko ibintu biragenda bihinduka umunota kundi. Ari na mpamvu tubabwira ko dushobora kugaruka isaha n'isaha tubagezaho amwe mu makuru abavugwa hirya no hino. Mwiyumviye kandi ko Simon agaragaza ati ukurikije uko koalisiyo ivuga ko ije gutera M23, na M23 nayo ubwayo bigaragara ko nayo yiteguye. Ikindi gihari iti abaturage bahariya bamwe baracyavuga ko bagitegereje Kinshasa kuko yababwiye ko igomba kuza hariya. Ibi byose rero ukabona ko ibi byose ari amakuru agaragaza ko ibijyanye no kuba habaho agahenge gahuriweho n'impande zombi bidashobora gushoboka, ahubwo ikishyizwe imbere ubona ko ari intambara.
ndumva twasa nk'abacumbikira hano amakuru yacu, tukaba turi buze kugaruka nitugira amahirwe tubaza kwakira Colonel Rugabo adufashe atubwire uko umunsi uraba wiriwe cyane cyane mu bice bya Minembwe. Turaza kandi kuba tumenya n'amakuru ari mu misozi ya Masisi, dore ko twagize imboni twoherezayo zagiye kuturebera uko ibintu bihagaze. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibarinde. Ngewe na Rimeka Kayiranga, twongere mu biganiro biza gukurikira.